Papa, Karame, hari ikibazo nshaka kukubaza. kumva mwana wanjye. nyine riga niyo si dutuye no se wabigenda ute ntabwo ari we wenyine uri kuvuga gutyo hari n'undi nawe uri kuvuga ati si uyu mwana nzamuha iki hakaba n'indayi iri kuvuga ati si ubu ngubu ndararira icyo abana banjye bararya ikinini nasambana Cedric, Cedric, yampaye utipe ko atavuga abantu. Papa, Karame, hari ikibazo nshaka kukubaza. kumva mwana wanjye. Maze iminsi ngenda mpura n'abana nkumva barahamagara ababyeyi babo ati mama cyangwa se ati papa. Natekereza ukuntu ngiye kuva mu bwana bwanjye ndinze ngana gutya ntabona ababyeyi banjye bikambabaza. Ubwo rero ndumva nari nje kugira ngo mbikubaze nyine umbwire ikintu cyaba cyarambayeho kugira ngo nisange muri ubu buzima, kuko urabizi ko nawe ubwawe uhora umbwira ko utari papa wanjye ngo warandeze gusa. Mwana wanjye rero, nkubwiye inkuru y'ubuzima bwawe. Urumva ukeneye kumenya inkuru y'ubuzima bwawe mwana we? Cyane rwose, kuko nawe ushyire mu cyiciro cyanjye utekereze ubaye ungana nkanjye kuva mu bwana bwawe utarigeze ubona ababyeyi bawe, nawe ndakeka ntabwo byagushimisha. Mwana wanjye rero imba binyemereye kanyikubwire. Dore nageze aho njya gushaka udukwi two kwicanira mu ishyamba. Ngeze mu ishyamba nibwo nakubonye uri akana gatoya gafite nk'imyaka 2. Ndakuzana nkujyana mu rugo ndakurera ubu mugabo. Ariko rero mwana wanjye imba ukeneye kumenya ababyeyi bawe, hari amakuru mfite. Amakuru ndayafite ko ababyeyi bawe bashobora kuba bari za Kigali cyangwa se za Rusizi. Ariko icyo mpamya cyo ndamya ko bashobora kuba bari i Kigali, kuko ayo makuru ndayafite. Papa, urakoze cyane. Korode, meze ute Cedric sha umva ubu ngubu ibyishimo mfite. Mfite amakuru meza arenze amakuru yose wumvise kuri iyi si. nawe niteguye kuyumva rero. Si ubizi cyagiye ubwo twaganiraga nkubwira yuko njye nabuze ababyeyi banjye, ukangira inama ukambwira uti nzajya ndebe uriya musaza tubana mubaze amakuru yose azayambwira. Burya rero navuye hariya nakamejeje n'abayisiriye nafunze umwuka, urumva ndagenda ndamubwira ewana abuze ukuntu abigenza, ahera ku murongo none hambwira buri kimwe. Gusa ikintu cyambabaje ni kimwe, warizi ko ngo yantoye ngo ndi uruhinja. nyine riga niyo si dutuye no se wabigenda ute ntabwo ari we wenyine uri kuvuga gutyo hari n'undi nawe uri kuvuga ati si uyu mwana nzamuha iki hakaba n'indayi iri kuvuga ati si ubu ngubu ndararira icyo abana banjye bararya ikinini nasambana hakaba n'uwo byacanze umukobwa nawe batenda uri kwibaza ati si ubundi butahe mu Rwanda. Rero niyo si dutuye wibibabariramo ntabwo ari we wenyine. Gusa ubu ngubu ikintu cyanshimishije numvise ambwira yuko ababyeyi banjye bashobora kuba bari i Kigali.
cyangwa se ngo bari Rusizi, ariko numvise ikiri ngombwa cyane ngo bari i Kigali. ndumva nta kugira inama yo kujya i Kigali. I Kigali ngomba kujyayo nkagenda nkahiga ababyeyi banjye, nkabahiga yenda nzamare n'amezi 5 ariko paka mbabonye. None se reba nawe, i Kigali nta mukuru wawe ugirayo uzi, nta nyoko wanyu uzi, yewe habe na so wanyu ubayo. None urajya i Kigali kugira ute rwose? Ubu se nyitegereza, hera ku birenge byanjye uzamuke umubiri wose paka kuri uyu musatsi wanjye. Ubu nemereye kuba njyewe Cedric ngenda nkirwa nahirira inka, ngenda nshaka icyarire cy'inka, nigaragura mu mase, mu cyondo, ahantu hose, mu mahwa, mu bihuru, Cedric ntaryama, kubera yuko nafite ababyeyi banjye. Ngomba rero kugenda nkabona ababyeyi banjye, namara kubabona nanjye nkasa nk'abandi bose. sha Cedric ntago nakurekura tutabibujije. Je ikintu ndi kukugira inama, kandi nkugira inama nyuma, ugiye i Kigali kugira ute? Ababyeyi bawe ntibifuje kukumenya, iyo bifuza kukumenya baba barakureze. Yewe na nyoko ari nyoko ntiyifuje ko wanabaho, ubanza araba yaranagutaye utaraba n'urusoro mu nda, none wagumanye n'uramusaza gutwaye. None se Cedric reka nkubaze, ubu ngiye kumba mu cyaro, ubu urabona simba noze nkacyo, we waroze uracya biranga. ava byihorere wowe, impamvu uri gucya iyo sabune n'amavuta, impamvu bigufata ni ibere rya mama wawe wose. sha none ngiye ko ntaryose, urabona asa nkawe. None se uriya musaza yigeze agufata nabi rwose? Cedric urajya i Kigali kugira ute? Amba nkubwire, uravunikira ubusa, ahubwo fasha nigendere. Ako Cedric ubu ugiye i Kigali? None Kenya mwanga kumva ntiyanze no kubona, kandi umwana utumva yishimye nitariye. ndagiye, ahubwo wowe nuramuka wumvise amakuru yuko nagiye, ntuzigere uvuga ibyo ari byo. Genda sha, genda uzabonera i Kigali, genda byihorere, genda ntacyo, ibyo uzahurana Cedric abaki? Cedric yampaye.